Uyu munsi wa none nakuzaniye amasomo ane yaturutse mu gitabo cya John Maxwell yise I Do I Lead, ndakora nkayobora. Iki gitabo kirimo ibanga rikomeye cyane abantu benshi batazi kandi ryabagirira umumaro. Uyu mwanya wa none niba nawe ushaka kumenya iryo banga, kurikira ino video ubashe kugera ku musozo wayo, kubera yuko amahirwe ufite na yuko wabashije kuyifungura kandi ubona yuko iyi cano ikiri hasi, iyi cano itaratera imbere. Wowe tega amatwi ubashe kwiyumvira ibyaturutse muri iki gitabo. Abantu benshi ntibabona umwanya wo gusoma ibitabo, ariko wowe ubona umwanya wo kumva iyi video. Iramara iminota mike cyane, ni incamake ariko igiye kuguhindura ubuzima. Tega amatwi kurikira. Mu minsi ishize hari igihe nari ndiho ndaganira n'umuntu warangije arambwira ngo hari igihe ajya akora ikintu akumva kiramubangamiye, akumva ntashaka kugikora, akumva yagikoze atagishaka. Nanjye byanteye kwibaza, ese nanjye naba mbikora? Kuko nanjye nasanze bijya bimbaho. Gusa ntabwo ari aho nagarukiye gusa, ahubwo naje gukora ubushakashatsi. Ni iki gituma ibikorwa byacu bigenda bihinduka cyangwa dukora ibintu runaka tutanifuza? Uyu mwanya wa none Maxwell yabaye igisubizo cyiza ku bibazo nibazaga. Yasubije ibibazo byanjye bijyanye n'ukuntu dukora ibikorwa tutifuza cyangwa bikatugiraho ingaruka ariko twebwe tutari tubizi. Uyu mwanya wa none tugiye guhera kuri unity ya mbere. Unity ya mbere y'iki gitabo bita I Do I Lead, ndakora nkayobora, ihera ku cyo bita my questions influence my action. Icyo nibaza njyewe kigena ibyo nkora. Uyu mwanya wa none ushobora kuba ufite ikintu uri gukora, ariko hari n'ikibazo ufite. Buriya ntabwo umuntu ashobora gukora ikintu atabanje kugira ikibazo. Niba ufite ikibazo, niba ufite ibyo uri gukora, nuko ufite ikibazo. Nugira ikibazo cyiza ukagira impamvu nziza yo gukora icyo kintu, aho ngaho uzabona igisubizo cyiza. Kubera yuko buri gisubizo cyose kiboneka kubera ko hari ikibazo, kandi buri kibazo cyiza kigira igisubizo cyiza. Niba rero wowe ushaka gutera imbere, ukaba ushaka gukora ibintu bigomba kuguteza imbere, banza wige kubaza ikibazo cyiza. Nubasha kumenya kwibaza ikibazo cyiza no kubaza ikibazo cyiza, ibisubizo byiza bizaboneka nta kabuza. Kabiri, my values influence my actions. Ubundi ubuzima ntibujya bubeshya, icyo uha agaciro ukibonera igihe. Hari abantu rero bajya batubeshya ngo bakunda ikintu, ariko wareba ugasanga ntibagikunda. Kubera iki? Umwanya bakigenera ni muke cyane. Kandi mu buzima ikintu ukunda ukigenera igihe, icyo uha agaciro ukigenera igihe. Iki gitabo kirakubwira ngo ikintu uha agaciro kigenere igihe, kigaragaze, kuko nicyo kigomba kugira gute kwerekana ibikorwa byawe. Niba rero uha agaciro ibintu bidafite umumaro, menya yuko ibyo nyine nibyo uha agaciro. Wibeshya abantu, kuko ibyo ukora bijyana n'ibyo uha agaciro. Ubuzima ntibujya bubeshya. Life never lies. Ibyo ukora bijyana n'ibyo uha agaciro. Uyu mwanya wa none menya guha agaciro ibyo ugomba gukora. Niba ibintu ubona uri gukora atari byiza, bireke, ukore ibyo byiza nyine ushaka. Hanyuma kubera ko ari byo wahaye agaciro, bizageraho biguteza imbere, bizageraho bigufasha. Icya gatatu, my priorities influence my actions. Abantu benshi ntabwo bajya bagira amahitamo meza. Kubera iki? Ntabwo bazi neza icyo bashaka. Ubundi umuntu azi gukora ibintu byinshi bitandukanye. Uyu mwanya wa none ushobora kumbaza, ni iki uzi gukora cyane kurusha ibindi? Nkabura icyo ngusubiza. Kubera iki? Nzi gukora ibintu byinshi bitandukanye. Hari ibintu byinshi nshoboye, ariko hari icyo ngomba gukora cy'ingenzi nkagihitamo mu bindi nkagikora, kubera ko ari my priority, kubera yuko ari ingenzi nyine nagihisemo. Ntabwo ibyo umuntu ashoboye gukora byose ari byo azajya yirukaho. Agomba gukora icyo yahaye agaciro. Icyo wahaye agaciro rero nicyo kigomba kugena ibikorwa byawe. Niba wowe uha agaciro ikintu ukaba wagihisemo mu bindi, bishatse kuvuga iki? Ugomba kuba ari cyo uharanira buri gihe, ugomba kuba ari cyo ushyigikira buri gihe. Ibikorwa byawe bigomba kuba ari cyo byerekezaho buri gihe. Wowe rero niba werekeza ibikorwa byawe ku kintu kidafite umumaro, aho ngaho icya mbere wamaze kwica kimwe, wibajije ikibazo kitari cyo. Icya kabiri, wahaye agaciro ikintu kitari cyo. Icya gatatu, ubwo niyo priority yawe, nicyo wahisemo nyine. Icya kane, my thoughts influence my actions. Ibyo nge ntekereza bigira ingaruka mu byo nkora. Abantu benshi bajya bibeshya cyane, bakumva yuko ibyo bakoze byabagwiririye, ariko ntabwo ibyo bintu bijya bibaho. Buriya umuntu ikintu atekereza nicyo kijya kimubaho buri gihe. Ni nacyo kigena ibyo ari bukore, kigena
ibyo agomba gukora. Iyo ngenda gutekereza nabi n'ibyo nkoze bigenda nabi. Kubera iki? Imyumvire yanjye iranyobora gukora ibyo bintu maze iminsi ntekereza. Gukora ibyo bintu ntekereza nyine. Ntabwo nshobora gukora ibintu ntatekereza, ahubwo nkora bya bindi ntekereza buri gihe. Uyu mwanya wa none rero ni ahacu, ni ahawe, ni ahanjye ho kongera tukibaza se ibintu dukora byaba biri mu murongo w'ibyo dushaka kugeraho? Ese ko nsanzwe nkora ibi bintu kandi nkaba mbona atari byiza, byaba biterwa n'iki? Nta kindi kibitera, nta mpamvu ufite yo gukora ibyo ukora. Ubwo ni question. Ikibazo cyawe ntabwo ugisobanukiwe, ntabwo uri gukora ikibazo cyiza, ntabwo uri kubaza ikibazo cyiza. Icya kabiri, agaciro uri kugena icyo kintu. Niba uri kugenera agaciro ikintu kidafite agaciro, imbere yawe gifite agaciro, ariko se kuki uri kwicuza? Nta gaciro gifite, ahubwo wagiha agaciro nta gaciro gifite. Icya gatatu, priorities zawe. Icyo kintu ugomba kugihitamo kubera yuko wagikunze, atari ukubera abandi, ahubwo kubera wowe. Ubundi priority itandukanira he n'ibyo abandi bakubwira. Abantu benshi bakunda gukoresha ngo ngomba. Ikintu ugomba gukora icyo ntabwo ari icyawe. Wapi? Ubundi ikintu cyawe uravuga ngo nkeneye, ndifuza gukora iki kintu, nkunda gukora iki kintu. Ibyo bintu bijyana n'agaciro kawe k'ibyo wahaye agaciro. Ubundi iyo umuntu akubwiye ngo njye nkunda gukora iki kintu, ntabwo ari uko agikunda kubera abantu, agikunda kubera we, agikora kubera we, nta nubwo agikora kubera abandi. Uyu mwanya wa none rero ibyo ntekereza ngewe, kuko nzi ko bingiraho ingaruka mu byo nkora, ngomba kubitekereza neza, ngomba gutekereza neza, ngomba guharanira priorities zanjye, ngomba guta igihe cyanjye mu bimfitiye umumaro, ngomba guta igihe cyanjye mu bijyana n'ibyo ngewe mpa agaciro. Uyu mwanya wa none nahaweho kugira ngo nawe wongere witekerezeho. Ese naba ibyo nkora ari byo mpa agaciro? Niba ibyo ukora ari byo uha agaciro, niba ibyo uha agaciro ari byo bizakugiraho ingaruka ahazaza, ukaba ubona bizakugiraho ingaruka nziza, komerezaho. Gusa niba ibyo ukora ubona bitandukanye n'ibyo wifuza kuzaba, bihindure n'imyumvire uyihindure. Ibi ntabwo bishoboka guhinduka mu gihe utabigizemo uruhare. Ni wowe bireba, bikore nkawe. Wowe nta kindi ufite. Icyiza ni uko ugifite amahirwe yo kubikora. Wibikora ejo, bikore nona, kuko uyu mwanya wa none niwo ufite wonyine. Iby'ejo bibara b'ejo. Uyu mwanya wa none ufite amahirwe. Tangira utekereze neza, hanyuma ugenere igihe cyawe ibyo wifuza gukora hazaza, kuruta uko wakigenera ibyo utifuza gukora. Bikore. Uyu mwanya wa none ushobora kumva ibintu tukugejeje hari ibintu byiza cyane, ukumva urabikunze, ariko ukaba utazi uburyo wadushyigikira. Kora subscribe, uraba udushyigikiye cyane. Ikindi kandi ushobora gutanga comment mu gihe wumva bitakugoye. Niba wumva ukunda uyu muryango, dushyigikire, kandi natwe turagukunda, tuzi ko tuzakugezaho byinshi bizakugirira umumaro. Reka dukorane twiyubakire umuryango ukomeye, umuryango ushyigikirana, umuryango ugirana inama. Ciao, ndagukunda cyane. Sawa.